ni kuriya mukecuru ariko wabivuga ni kuriya mukecuru wabivuga mama wa Chantal noneho ayo makuru The Choice Live uvuga ko ari murumuna wa Clarisse Karasira n'icyo ashingiraho ni umukobwa ngo ufite impano nawe yabuze aho ayicisha nubwo Clarisse Karasira yanditse ubutumwa amwigarama. tuzafata undi mwanya wisumbuyeho wo kuganira n'aba babyeyi mbona nkubone bitewe nuko nyogosenge washaka kuba hari amakuru yisumbuye yaba afite hanyuma ariko n'ikigamijwe no kugira ngo habeho guhuza nyine abavandimwe kuko urumva nimba mufite umuvandimwe ashaka kuba adafite amakuru ku muryango we namwe mudafite amakuru ya nyayo kuri we urumva ni byiza yuko habaho kuba guhuza ayo makuru kugira ngo ubuvandimwe mubwirwa n'abantu mufite amakuru yenda tuzuye bibe byarushaho kumera neza. Chantal, reka duse n'abava kuri ingingo twigarukire ku birebana n'umuziki. Uyu munsi ninde ugufasha mu gukora indirimbo? Wose umaze gukora indirimbo zingahe? Se ko tuzi neza ko bihenda ubushobozi wo bukura he? Tuganirize. Uyu munsi maze gukora indirimbo enye. Muri izo ndirimbo enye ntabwo zikoze video. Ni audio zikoze mu buryo bw'amalyrics nge nashyiraho amafoto bisanzwe. Ntabwo ndagira ubushobozi bwo gukora video. Chantal, ntabwo bihenze. Nta muntu umfasha ndirwariza ndagerageza mu mbaraga nkeya mfite nkakora bike bishoboka nkajya mbega nkora ibyo nshoboye ariko nta muntu umfasha nta muterankunga mfite nta muntu wo kumfasha biragoye ni urugamba ni urugendo ariko ntabwo byoroshye ariko ndagerageza. Urugamba ni urugendo ntabwo byoroshye ariko agomba kugerageza. Ngira ngo uyu mukobwa General waramwumvisha imiririmbire ye. Imiririmbire ye narayumvise ko nafashe umwanya uhagije waba byaba ari ukuganira ikiganiro twakorangira ngo bakurikira The Choice Live babashije kucyumva byaba ari no kumutega amatwi byose narabyumvise. Kuririmba kwe byumvikana ko aririmba neza cyane cyane izi njyana bakunda kuvuga ko ngo ari gakondo nkuko nawe numvise abivuga. Hanyuma rero kuri babandi babihuza cyangwa se nawe ubwo ko abivuga wakumva ijwi rye neza ukumva neza ryumvikana nk'irya Clarisse Karasira. Akaba ari cyo kintu cyonyine se ashingiraho avuga yuko ari murumuna we. Oya si icyo ngicyo no kuvuga ngo we tuganira yatubwiye ko hari amakuru yaje kumenya ayahawe n'umubyeyi we umubyara mama we atuye mu karere ka Kayonza. Hanyuma ayo makuru yahawe na mama we niyo washingiraho avuga ko hari isano afitanye na Clarisse Karasira. Uko abivuga rero avuga ko papa wa Chantal ari nawe papa wa Clarisse Karasira ariko batigeze barererwa hamwe. Nubwo buryo numvise Chantal ahera avuga ko hari isano afitanye na Clarisse Karasira. None nanamubaje ntese kuki ubu ngubu ari bwo byumvikanye cyangwa se ari bwo ushobora kuba ubivuga yenda ukaba utarigeze ubigerageza na kera n'iki cyane cyane ko yenda Clarisse Karasira ni umuhanzikazi w'umuhanga ni n'umuntu ufite na profile runaka kuki uyu munsi ari bwo uvuga ko mufitanye isano. Aravuga ngo mama we nicyo gihe yabibabwiriye kuko gihe mama we twaranavuganye kuri telefone agira uburyo nawe abimbwiramo umubyeyi ambwira ko yabikuye ku bantu benshi bajyaga bamubwira ko hari umwana usa n'abana be cyangwa se hari umuntu usa n'abana be. None nawe yari afite amakuru y'uko icyo gihe uriya Clarisse Karasira ngo ashobora kuba yari uruhinja ariko akaba atarigeze abasha kureranwa n'abandi bana b'uyu mubyeyi. Byumvikana ko ise yaba yenda yarababyeyi mu buryo bwaba butandukanye ku bagore batandukanye. Nuko ngukura mu mukecuru yabimbwiye. Papa wa Chantal yashakanye byemewe n'amategeko na mama wa Chantal cyangwa yashakanye byemewe n'amategeko na mama wa Clarisse Karasira? Na mama wa Chantal. Na mama wa Chantal. Clarisse Karasira akaba ari umwana wo ku ruhande. Ni kuriya mukecuru ariko wabivuga. Ni kuriya mukecuru wabivuga. Mama wa Chantal. Noneho ayo makuru akanavuga ko yemezwa cyane nanone na nyirasenge wabo bana ubwo ni mushiki w'umugabo. Umugabo wese nago uwo mugore mama wa Chantal yeza avuga ko yabiganiyeho n'umugabo we ngo abimubaze.
oya ahubwo bishoboka ko ngo nawe yajyaga babwira ko ashobora kuba afite nk'undi mwana cyangwa abandi Atabizi neza. ariko ntabwo yari yarigeze ahamye mu makuru nawe muri kwa kundi abasaza bashobora kuba bagenda bakubitse ariko nabo batari shuwa muri gahunda ntabwo yigeze mbese abibahamiriza ariko tuvuye aho ku ruhande rumwe usanga Chantal aravuga ati jye sinzashirwa jye namaje se Clarisse mujya muvugana basi aravuga ati narabigerageje ariko ntabwo wigeze bikunda neza kontakte ze ndazifite gutyo ariko aravuga ati jye sinzashirwa mpaka igihe nzamenyera ukuri ubwo aracyarahongo ashakisha amakuru kugira ngo bimufashe ikisi we yumva arimo kurekera mu murost we yumva ko aramutse agize amahirwe yo kumenya neza ko uri yari umuvandimwe yumva yenda hari ikintu bishobora kuba byamufasha twigeze kubikomozaho kare dutangira uravuga ute se kuki akenshi abavugwaho wenda aya makuru cyangwa se kuba hari abo basa bashaka kuba bava indimwe yenda bitabagwa neza Clarisse Karasira ngira ngo wabonye kote ye nibaza kudufasha wenda banadushakire n'ifoto y'undi ejo bundi twabonye usana ndimbati urumva usibye ko ibyawe wenda bidateye inkeke nk'ibi ngibi wari urimo umbwira uti nigeze no kubikomozaho kare ko bavugwa nk'ibi bintu akenshi na kenshi bikunze kutabashimisha ngira ngo ukurikiye n'ubutumwa wenda Clarisse Karasira yaba yaravuze kuri iyi nkuru kuko yabwanditse kuri YouTube channel yacu kuri iyi nkuru n'ubundi kuri The Choice Live yaravuze ngo sinifuje kubivugaho kuva kera kuko natekerezaga ko benshi mu bazabasha kubona ko ari ikinyoma ariko kuko benshi nabonye ko batabashije kumenya ukuri nifuje kubivugaho uyu mwana w'umukobwa witwa Uwingeneye Chantal arabeshya ntabwo tuvukana ndetse nta sano na nke iri hagati yacu uretse kuba twese turi abanyarwanda ndetse tukaba ikiremwa muntu ni umwana ushaka kumenyekana yuririye kwisanisha nanjye ndetse n'ubuzima bwanjye icyambere umwana avuga ko ngo se umubyara yabyaye umwana hanze muri 1994 ndetse ko se yapfuye muri icyo gihe kandi icyo gihe haburaga imyaka 3 ngo mvuke papa wa Clarisse wa Chantal yamubyaye muri 1994 niko uyu mwana avuga aza no kwitaba Imana kandi muri 1994 Clarisse Karasira yari ataravuga ko yavutse ubwo ni muri 1997 ati papa wanjye icyo gihe yari akiri umusore kandi yasezeranye na mama nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi aho rero niho ruzingiye urumva uyu mwana arabizi mu mutima we neza ko arimo kubeshya mu byo avuga bitanahura ntanzi nta nubwo azi umuryango wanjye mwibaza impamvu atamvugisha kandi email na nimero yanjye birahagaragara ahubwo akajya mu itangazamakuru guhuza ko avukana nanjye nuko nawe afite impano ngo yo kuririmba ikibazo mu magambo nk'aya ni mabi cyane kuko ababaza ababyeyi bacu cyangwa agatuma abantu batekereza ku babyeyi bacu uko batari kandi ari abantu bafite inshingano ndetse bareberwaho na benshi urumva igitera Clarisse Karasira kuvuga ni uko ababyeyi be hashobora kuba ari abantu bari kubareba nabi kandi bitewe nuko nyine ubwo urumva niba haje ibintu byo kubyara hanze na urumva aba society bibona nabi icyo kiri mu bibaza Clarisse Karasira bikanababaza nuko umwana bikanamubaza ko uyu mwana ashaka kubizamukiramo kugira ngo abyubakireho kariyeri ya muzika kuko wenda ngenekereje aravuga ati iyo aza kubivuga adashaka kubihuza n'impano ye kuki abivuga bihuza n'impano ye ati kuvuga kuri Clarisse Karasira ntacyo nge bintwaye ndabimenyereye ariko kuzana ababyeyi mu bintu bidafite ukuri kandi byagira ingaruka kuri reputation yabo byo ntabwo ari byo kwihanganira kumenyekana n'ibikorwa byiza bishimwa na benshi bakagufata nk'inyenyeri ntabwo ari ukwirirwa twigira fotokopi y'abandi haratangiye kurakara kugira ishusho isa nanjye nta kintu bimaze kuko ngenda umwana w'umuntu ahubwo wakwirata yakwirata ko asa n'Imana kuko niyo nziza ariko turemye mu ishusho yayo n'ubundi urumva uyu mwana bavuga ko asa n'Imana rero Peter yitwa Clarisse Karasira sindasoza ubutumwa bwe ati inyota yo kumenyekana muri ubu buryo ni mbi cyane ikindi by'uyu mwana arimo gukora ni ibyaha bihanwa n'amategeko bityo niba hari n'uwaba amuha inama cyangwa bakabifatanya amategeko azabibabaza bose kuko urumva ko ari kwibaza ko ibi bintu uyu mwana atababyigiramo inama
niba uyu mwana ankunda akaba akunda ibyo nkora ni byiza kandi ndabimushimiye, ariko ku birebana n'ibinyoma arimo gukwirakwiza abizi ndetse anabishaka, ikibabaje akanabizanamo umubyeyi we bwite, byo ntabwo ari byo kurebera. Ntimuzizere ikintu na kimwe uyu mwana avuga, ibindi turabikurikirana. Igihe rero hari impungenge nagize nyine, urabona iyo utarakora interview urimo uganira n'umuntu wumva se wamenye ute ko hari isano mushobora kuba mufitanye, naravuze ntese ubikurahe ariko rero umubyeyi niwe wabingana, ndavuga wa mugani kaba ari agatwiko, njye nigira inama ndamubwire se hari contact za mama wawe ufite, arambwira ati nyamara nimero ya telefone ngiyi, ntimuhamagare mba ari we mbaza numva uko ambwira, ngira ngo mwarabyumvise ko twavuganye n'abadukurikiye barabyumvise, ndamuhamagara ko kukuriya Chantal yabimbwiye, nsanga nuriya mubyeyi niko abivuga, noneho nahise nibaza ndavuga ntese niyo kaba ari agatwiko, kaba ari agatwiko se na mukecuru ashobora kuza kunsubiza akanawe akambwira gutyo, byumvikana ko abo bombi bafite nyine ubwo ayo makuru bashobora kuba bahuriraho, ariko kandi uyu mwana w'umukobwa yashatse kubanza kwanga kubivugaho. We yashatse kubanza kwanga kubivugaho, anashaka no kubanza kudatuma twavugana na mama we, urumva, ariko turakomeza turamusaba gahoro gahoro aza kutwemerera, tubona contact z'uwo mukecuru, turamuhamagara agira ibyo atubwira nawe bisa neza n'ibyo wa mukobwa yatubwiye. Ubundi uriya mukobwa mbwira kuriya gusa nka kuriya bivuga, uriya mubyeyi nta kintu adusubije, nanjye nari kumva harimo, nari kuduta, nari kumva harimo impungenge, ariko kuko hari amagambo twabwiwe n'umuntu mukuru, nubwo wenda hano Clarisse Karasira avuga ngo gushyiramo ngo ababyeyi sinzi, urumva, ariko wibuke ko uriya ni umuntu ufite imyaka y'ubukure, ni umuntu wuzuje byose bimwemerera kuba yagira ikintu avuga ku birebana n'ubuzima bwe na n'izo karere ze z'umuziki. Hanyuma ndavuga ni kugira ngo tubigenze neza, reka twumve n'uyu mukecuru uko byamera kose, uyu mukobwa ntagurutse anga mwongorere, nta na message amwoherereje, reka mpite mpamagarira ahanganze kureba ikivamo. Bivuze ngo iyo umukecuru aza kutubwira ibusanye n'ibyo uriya mukobwa yatubwiye, urumva nyine twari kumva ko kwenda bishobora kuba ari ibinyoma. Ngayo nguko nuko twifuje no kuvugana n'uriya mubyeyi kugira ngo twumve nimba ko katari agatwiko k'uyu Chantal. Abantu nabo ngira ngo bafite icyo babitekerezaho, kuva ku mwana w'ibyo yavuze kugeza ku byo Clarisse Karasira yamushubije. Ngira ngo abantu bagiye babivuga ibintu byinshi bitandukanye, umuntu wenda yajya kuri YouTube channel yacu akareba icyo kiganiro, ariko navuga yuko bamwe baravuga bati iyi showbiz yatugize abasazi, ababyeyi turabica tukabazura, ntibyoroshye kabisa. Undi ati ukwiye guhora kuko nawe nta kuruzi, ukuri kuzwe na mama wawe, rero numva watuza impamvu yo kwisobanura uri umuntu mukuru, twakabirebeyeho urugero, ibica kuri social media urabisobanura ngo bimara iki, ubwo nabasubizaga Clarisse Karasira. Ni byinshi cyane, ati nibisanzwe ko abantu basa, ni ibisanzwe kuba abantu basa ntacyo bapfana, nta nubwo basa cyane, ahubwo iyo umuntu abaye umusitari ntabura abaza bisanisha nawe. Ibyo avuga nanjye simbyemera rwose, ko nabonye Clarisse asa na papa we, kandi bavuga ko papa wabo atagihari. Narekeraho kubatesha umutwe, kuzamukira ku kinyoma ntacyo bimaze. Clarisse, nimba iyi kesi ababyeyi bayizi, wowe ujye wituriza, uri umuntu uzi ubwenge kandi cyane. Abantu b'iki gihe ntituri beza, ni ukuri, ntabwo duterwa isoni no kubabaza amarangamutima y'umuntu. Undi ati Clarisse Karasira ibyo avuga ni ukuri rwose, kuko niba atari ubucabiranya kuki atakuvugishije en privé? Gusa ikintu kibabaje kurenza ibi ni gute umubyeyi n'umwana bapanga ibinyoma byo kwangiza umuryango. Ese ubu burere uyu mwana abahawe ni ubuhe? Noneho umuntu akibaza ati ariko icyo ngiye mbona mbere na mbere ni uko uyu mwana atanga ikiganiro ntabwo yari agambiriye kuvuga ko ari murumuna wa Clarisse Karasira. Niko wabibonye nawe? icyo mvuga yaragambiriye kwerekana impano ye. Nk'umunyamakuru wakoze icyo kiganiro, nsobanurira uko wabibonye. We afite ibintu bibiri we ajyanisha. Ni ukuvuga ngo harimo cyakoze kuvuga ku by'umuziki n'impano ze nyine no kuririmba neza byose, ariko ukabona purpose y'ikiganiro cyari iyihe?
cyane cyane harimo ni bibiri uko byamera kose gese ndi bubitandukanye ngo iki kiraruta iki ngiki uvuga ngo harimo iki cyo kuvuga ngo ndi umuvandimwe wa runaka cyangwa nifuza kumenya amakuru ya nyayo cyangwa nifuza no kuba nanahura nawe tukanavugana cyangwa se ndi uburyo ubwo ari bwo bwose bwabaho ariko bakaba bahura cye bakaba bagira uburyo babiganiramo nanone no kuvuga ku muziki we ni bibiri ni uko nguko ni ibintu bibiri ubona ko byose afite nka purpose muri mu gutanga ikiganiro aba afite mu gutanga ikiganiro noneho nkibaza ntese arabishaka nk'iki Clarisse afite iminani yagabanye ku buryo uyagomba kumushaka bimenya neza agafataho nawe impamvu aba yerekana ko ari nk'urukundo rwa famille akunze umuvandimwe we ni ubwo buryo wabigaragazamo icyo rero sinzi ikintu ndi bukivugeho kuko ubundi mu rukundo rusanzwe baravuga ngo ukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba ku buryo ushatse wanabireka ariko mu buvandimwe ho simbizi niba abavandimwe bagomba kwihoma ku bandi kwihambira ku bandi icyo cyo ntabwo nkizi ni ukuvuga ngo ese umuvandimwe ukuri kure mutagize aho muhurira ni ngombwa ngo wihuze nawe ku ntege biramutse bimeze bitya rero twaza gusanga ko ari uburyo we yifuza nyine gukoresha bwo kugira ngo amenyekane amenyekanisha imiziki kuba byaba ari ukuri byo tube tubishyize ku ruhande ahubwo twibaze ngo kuba twabyemeza ntituri hano kubyemeza cyangwa kubihakana ahubwo twibaze ngo kubivuga ubundi bimaze iki impamvu yaba irimo kubitera abishakisha ni iyihe kuri we ni kiriya navugaga we yerekana nyine ko ari rwa rukundo rwa famille rwa rukundo rwa famille kuvuga ngo ni umuvandimwe wanjye tumenye nimba koko ari ukuri gusa igihe impungenge nagize ni uko wenda bitigeze biba na kera bikaba bije nyine uyu munsi cye bikaba bije ariko niho ngira ngo abone platform yo kugira icyo avuga kera ntawe cyane nabwo avumbuye ko afite impano rero buri kintu kigira igihe cyacyo ariko na kera ariko mu muco nyarwanda burya abantu iyo bavugaga bati umuhungu wawe cyangwa mwene wanyu yabyana wajyaga guhiga uwo mwana ukamuzana ubundi kera niko byagendaga bajyaga kubashaka abo bana ariko nanone nkongera nkibaza kuki Clarisse we bimubabaza being right or not byaba ari ukuri cyangwa atari ukuri kuki bimubabaza kuko ngewe mu myumvire yanjye sinzi niba numva ngomba kuba responsible y'ibyo ababyeyi banjye banyuzemo urugero niba papa wanjye wenda yarashatse abagore benshi akabyara abana cyangwa akabyenda abyara mu buryo budasobanutse sinzi nibaza ko ngomba kubizira bikaba byaba n'icyasha kuri ngewe oya nta mpamvu nta mpamvu rero niba nta mpamvu njye ntibyanambabaza ibyo umusaza yarabikoze cyangwa nawe mfite ibyanjye nakora nshobora no kuvuga ntisindi concerned wenda ngira ngo uyu mukobwa we nta nubwo ari na bibi cyane kuko abandi bo bajya baza banavuga bati yanze kudufasha bakavuga bati jina rangu ko akora ku isibo mu kiganiro nka The Choice Live bambwira yuko tuva indimwe papa yamubyaye ku wundi mugore kuki atadufasha kuki tutanavugana kuki oya kuvugana byo ni ikintu ahubwo ati dore inzara iratwishe murebe akazi tubamo murebe uko tubayeho kuki atadufasha ariko ndi we ntabwo ariyo ntabwo abivuga nyine ikintu nshaka kuvuga ni itegeko uko abo bantu wowe ujya kubafasha nicyo nshaka kuvuga hari abantu babizana mugira ngo waragiye uzibona kese cyane ati ngewe ati bambwira ko mvi rimwe na runaka atari ko ntatujyaho ava muri Amerika agakora ibitaramo urumva akisubirirayo icyo gihe byo bakabivuga no muri media bakavuga ibintu bikomeye nese ni inshingano z'uwo muntu mani gukurikirana abo bantu ahangaha ntekereza ko bishobora kuva ku mutima nama w'umuntu ntabwo wenda dufite ikintu cyo kuvuga ngo wenda ngo ni itegeko cyangwa si itegeko ni inshingano cyangwa si inshingano ahubwo yenda umuntu we ku giti cye uburyo abyumva mu buryo abitekerezamo nibwo njye ntekereza ko ashobora kuba yabikora ni nayo mpamvu rero yenda n'uyu Clarisse
ntabwo yagakwiye wa mugani kumva nyine bimuhangayikishije bimubabaje. ndibaza ko bitagakwiye kumuhangayikisha. cyakora wenda icyo avuga ni uko hari reputasiyo itari nziza bishyira ku babyeyi be, kandi nk'umwana wa mugani kurwana ishyaka ry'ababyeyi be n'umuryango we birumvikana. ariko twebwe icyo tugambiriye ni ukuvuga ngo ese ko Bibiliya hagihora abana ibyaha bya ba se na ba nyina. urumva urashaka komoza kuri ya ngingo muri Bibiliya se? ubamora abana gukiranirwa kwa ba se na ba nyina, kugeza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, ababarira bankunda, gutyo gutyo byabagiraho ingaruka. ariko se umwana yabazwa iby'abandi bana bavutse kwa se na nyina mu buryo atazi? erega na murumuna wawe munava indimwe, by the way, amaraso ku maraso nta no gushidikanya, sibyo? sibyo? tubanze turebe ngo itegeko cyangwa ikintu gihari kivuga ngo ukwiye kumufasha ni iki. niba baraborohereje ku ishuri mwese, umwe akiga undi akiga hariya, mwarahawe aseti zimwe, atari bya bintu byo kuvuga ngo imiryango yikenga iravuga ngo okay jina rango twabonye ari uri bright cyangwa n'abandi n'abahangayirwa, ariko uyu niwe twizeye, nibicare mu rugo aba ari we twohereza kwiga cyangwa tumufondafondera akantu atera imbere, kuko mwese ntabwo twabisaranganya ngo bigire icyo bibagezaho. wenda nagera mu bwami bwe azagaruka afata abandi akaboko. ibyo ntibyabayeho, buri wese yahawe opportunity zingana. byaba ikibazo cy'uko baza bakavuga bati jina rangu nta kintu afasha bari umunabe, bikaba story ikomeye. ntabwo bikwiye kuba urubanza, keretse haramutse harabayeho umwihariko kuri wa muntu, hakaba hari n'ibimenyetso bibigaragaza. icyo gihe uriya birumvikana yaba yarateshutse ku nshingano yaba yarahawe zo kuzita ku bavandimwe. izo case tuye tuvugisha kuri zagiye zibaho, bakabaza The Ben bati Green Pariko bite, hakirebera hirya bati ko nta kintu umufasha. ariko se usibye ko The Ben nzi ko amufasha, ngira ngo kenshi niyo yazaga mu Rwanda babaga babana n'ibindi ndabizi ko amufasha. ngira ngo The Ben ni umwe mu bantu bafite umutima munini mwiza, mani sha, ngira ngo nta kintu atakorera umuryango we kabisa. usibye n'umuryango we n'abantu batari umuryango we arabafasha. ariko tuve kuri ibyo, ubundi ni inshingano ze. iki ngiki ni kimwe gihe navuze ko biva ku mutima, bishaka kuva ku mutima w'umuntu. Nge sinze kwanzura ngo mvuge ngo ni inshingano cyangwa si inshingano. ku buryo yajya ahantu rwose umuntu akajya hariya akabigira ikibazo. rero sinzi nimba ikintu umuntu ashobora kuba yakwanzura yenda kuri iyi ngingo. kuri uyu mukobwa harimo ibintu bibiri: nimba abikora agambiriye gusa kugira ngo amenyekane, byaba atari sawa, byaba atari byiza. icyo cyo pe nanjye ndacyemera. ahubwo nawe batangiye kukubaza, bari kumaza batari ku bundi jina rangu we nta sano afitanye na Emirene. uwo ni umwe, reka wumva undi. Peter wenda gukunda cyane, mbariza uwo muntu apfana iki na Irene muri ndahabi. uwo n'undi agashusho utangiye kugashaka. agasano ragahiye. icyo nemera abantu bo gusa barasa. n'umuntu uvuga ngo ntabwo uri kubibona mu irugo. cyangwa se abantu bagira uburyo bitegerezamo nyine. ibintu ntabwo biba byoroshye ubusa, ahubwo nawe baraza kumubaza impamvu nta kintu agufasha. uyu nguyu ati Peter uwo mwana njye ndumva ashaka gupromotinga impano ye kabisa. ni Elvis. uyu nguyu ati hello, ikibabaje si ibya Clarisse Karasira, icyo dushaka ni uko mwatugurira. murakoze. tugura umuntu se? Peter ngo ntago Clarisse Karasira yakwihakana umuvandimwe we pe, kuko ntacyo atwaye, ahubwo uriya mwana w'umukobwa apanga na mama we ibintu bibi kugira ngo bahatwike. afite impano pe, ariko nareke gusebya Clarisse. ubundi ati Peter ibaze nk'umwana wawe, umwana w'uwakoze, ibaze nk'umwana w'uwakoze jenoside akaba atari proud ya se, birakwiye ko
abaho n'ibibazo byinshi. Ntabwo yumvishe ikibazo. Nanjye ntabwo mwumvise neza, ntabwo mwumvise wenda neza. ushobora kubavuga ati nk'umwana wenda ufite iwabo bakoze ibintu bibi, noneho ikintu cy'indengakamere nka jenoside, akaba atishimira ibyo iwabo bakoze. Birakwiye ko abaho muri ibyo bibazo cyangwa abazwi ibibazo kuri ibyo ngibyo. Ntabwo bikwiye. Uyu nguyu ati birashoboka ko uwo mwavuganye atari nyina, akaba ari undi muntu bari babipanze. None uzi ikintu se cyaba gisekeje kirimo, yewe naramutunguye, ntabwo nigeze muteguza ngo tuze kubigira gutya na gutya. Oya, nagize gutya ntimpa nimero ya telefone, abanza kugira gutya arabyanga, yagira gute, ageze harabyemera, uyu mubyeyi turavugana. Binumve ntabwo nge nakwemera ko yenda bari babipanze, kuko ntabwo Chantal yari azi ko tuza kumubaza ngo duhe mama we tuvugane, ntabyo yari azi. Okay. Hari abantu bahora bari stand by, barapanze barategura, upanga plani A ugapanga na plani B, ku buryo uvuye hanze gushyuha uhita wimanukira. Ngira ngo nibyo ngibyo twavuga bari kugira ngo turusheho kubyunguranaho ibitekerezo, nk'uko Clarisse Karasira yavuze ikintu nakunze, ati naranze kubivuga kuko nari nzi ko abantu bazabona ibinyoma birimo, ariko since mbonye ko abantu badashaka kumenya ukuri kurimo, reka mbivugeho. Hari ukuntu ubundi dukunze kubona inkuru tugaceceka, tuvuga tuti abanyabwenge bazamenya ukuri, noneho ukazashiduka abanyabwenge ukuri barakugize ukundi bitewe nuko wicecekeye ukabaha umwanya, kwa kundi kwawe ntibakubone, bigatuma ugera uvuga uti urwego, uzi ko bya bintu nakinaga nabyo byafashe indi ntera. Bati nyamara genera ngo kuriya mu mubona rwose amano yarashize, intama yarakandagiye, ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, ubwa kane bazaca mu muhanda batijya bateregoriya no kumubona agenda. Wazagera hano wasuza umuntu ukamubwira uti nitwa genera ngo ti witwa ndese, wambwiye akazina kawe, akazina nkakubwira ngo bimare iki se ko namano we ko byagenze gutya, ko makuru nyafite amano yawe intama yakandagiye. Utangira kuvuga uti nyamara rero ibi bintu reka ngira ikintu mbwira abantu, bya bintu byaje gukomera, ukaba wajya hariya ugahakana ububwa ukagaragaza hariya bavuga ngo iki nguhakana ubugore ngaragarama ushaka kubuhakana, ngo ushaka guhakana ubugore rwose, ngo aragarama ngo akayashyira mu kirere amaboko bakareba nimba ari byo cyangwa atari bakayagaragaza. Reka dusoreze aha ngaha. Genera ngo wakoze cyane, kugira ngo abadukurikiye nibo bagomba kugushimira, ariko ku rundi ruhande wamfashije cyane kugezaho abantu iki kiganiro Sunday Choice Live. Nanashimire cyane n'abantu batubaye hafi badukurikiye, shimire ikipe yose yadufashije gutambutsa ikiganiro, kuri tekinike abatekinisiye bose tubashimire cyane, bambujije kujya mvuga amazina yabo ngo ni birebire. Nge nari ngiye kubitangira, waruye kubitangira, nari ngiye gutangira ku murongo ngo ni birebire kabisa, barambujije. Reka dushimire Peacemaker wari uyoboye iki kiganiro, dushimire n'abakomeje kubagezaho updates kuri social media zacu. Ubwo mwakomeza kureba The Choice Live kuri YouTube, Instagram ndetse Facebook na Twitter. Hari na website nayo mwabonaho amakuru amasaha 24 kuri 24. Uyu musore wafotoraga ari kureka muhe credit, witwa Kelly, yafashe amafoto meza byatari kabisa. So ladies and gentlemen, nakagaruka abantu dusoreza ngaha. Genera wakoze cyane, nawe ubutaha. Imana ikomeze ibarinde. Gahunda za Isibo TV zirakomeza. Bye.